Yes, ndagusuhuje ngo haye ikaze kuri iyi channel yacu ya Aizo TV. Mbere yo gukora iyi video reka manze nshimura umuntu wese wakoze subscribe, umuntu wese ukunda ibiganiro tunyuza kuri iyi channel, umuntu wese utwandikira muri comment ku ma video dukora, ku biganiro dukora, atwereka yuko ibyo dukora cyangwa se ibiganiro byacu abikunda. Umuntu tugaragariza yuko ibyo dukora abikunda, ntabwo natangira iyi video ntamubwiye yuko yaduteye inkunga ikomeye. Rero niba uzi ko ibiganiro byacu bikunda cyangwa se ukaba warakoze subscribe, mbere yo gukora iyi video ndagushimiye, kandi wumve ko ngushimiye bikuye ku mutima. Ndagushimiye ntiwakumva uburyo nakwereka yuko ngushimiye. Ndagushimiye gusa niryo jambo yenda navuga, ariko mu by'ukuri wagize neza cyangwa se waradufashije cyane mu kuba uri mu batuma iyi channel izamuka cyangwa se irushaho gutera imbere. Niba utarakora subscribe kandi ukabukunda ibiganiro byacu, nawe ndagusaba yuko cyangwa se ndakwinginga kuba wakora subscribe, hanyuma ibiganiro turi gukora cyangwa se tuzakora tukazayibinyuza kuri iyi channel bizajye bikugereraho igihe nyacyo. Kuvuga ngo tukimara kwa uploadinga ikiganiro, niba warakoze subscribe kiraza gihita kikugeraho. Niba utarayikora rero, kugira ngo ikiganiro tuzajya turangiza gukora tukimara ku cya uploadinga kuri iyi channel, ni ngombwa yuko ukora subscribe kugira ngo icyo kiganiro tukimara ku cya uploadinga kizajye kita kikugeraho. Ntabwo ndatinda rero, nabanje nafata umwanya kugira ngo mbashimire mwe mwese muri gutuma iyi channel izamuka. Nagutegura ikiganiro cyitwa ngo ibintu bishobora gutuma udatera imbere. Ni ibiki bishobora gutuma udatera imbere? Uri umugabo, uri umugore, umucuruzi, umuntu wese uri mu rugamba rwo kwiteza imbere, waba ufite akazi akaba ari gukura amafaranga kugira ngo uyazigame cyangwa se uyakoreshe bishobora gutuma utera imbere, waba uri umucuruzi cyangwa se uri rwiyemezamirimo cyangwa se uri investor, umuntu wese uri mu bucuruzi. Hari ibintu rero naguteguriye ngiye kukubwira bishobora gutuma udakira mu gihe waba ubikunda. Niba ukunda ibi bintu ntushobora gukira. Niba ukunda ibi bintu mbisubiremo, ntushobora gukira. Ibi bintu niba ubikunda, fata ikaramu itukura unyuzemo akarongo mu ijambo ryitwa gukira. Ijambo ryitwa gukira, niba ukunda ibi bintu ngiye kukubwira muri iyi video, fata agakaramu gatukura unyuzemo akarongo mu ijambo bita ubukire. Unyuzemo, kuko ntuzigera ukira, ugiye gupfa ukennye. Niba uri umucuruzi ukaba ukunda ibi bintu, uri kuvunikira ubusa, ntuzigera ugira amafaranga. Niba ufite akazi kakaba kaguhemba amafaranga meza, ntuzigera ubona saving, ntuzigera ubona amafaranga wizigama, ntuzigera na rimwe ugera ku bukire. Niba aricyo kintu uri gutekereza muri mutwe wawe, uvuga uti kubera yuko mfite ibi ndi gukora bizangeza kuri ibi, mu myaka 10 nzaba ngeze kuri ibi. Niba ukunda ibi bintu rero ngiye kukubwira bigera muri 6 gukira byibagirwe. Siba mu mutwe wawe ijambo bita gukira. Hanagura mu bwonko bwawe ijambo bita gukira. Gukira ni urugamba. Gukira ntabwo ari imikino. Abantu bose bakize ku isi ntabwo ari abantu bafite iyi mico, ntabwo ari abantu bagendera muri ibi bintu ngiye kukubwira. Umuntu wese ukunda ibi bintu ntuzigera ukira. Ntuzigera ukira. Ikintu cya mbere rero ntatinze, niba ukunda abagore cyangwa abakobwa, uri umucuruzi, ufite akazi runaka, ariko mu by'ukuri wikundira abagore nyashi. Reka mbivuge muri iryo jambo nyashi, ko mana yanjye.
icyo bita gukunda igitsina gore. Niba uri umucuruzi cyangwa se ufite akandi kazi, ukaba ufite gahunda yo kuvuga ngo nshaka amafaranga nanjye ntere imbere, ntuzigere utera imbere. Nibyo kimwe rero no ku mugore cyangwa se ku bagore. Niba ukunda abasore cyangwa ukabukunda abagabo, birumvikana ko birasanzwe ko umugore nawe yakunda abahungu, abasore. Ntabwo mujya mwumva abantu bajya kwipfubuza se? Ntabwo mujya mwumva abantu bajya kwipfubuza ngo bakemure ngo umubiri wabananiye ngo baruhure umubiri? Abagore bafite amafaranga bagafata amamodoka bakajya gushaka utwana tw'uduhungu dusore two mu myaka 25 ngo tukabapfubura. Ntabwo ari ibintu bisha. Niba ukunda abagore cyangwa se abakobwa, niba ukunda nyashi, uri umucuruzi, uri rwiyemezamirimo, ukakunda abagore, byibagirwe. Fata akarongo gatukura unyuzemo ikaramu itukura, ntuzigere ukira. Niba uri umugore ukakunda abagabo, uduhungu, ntuzigere ukira. Icyo ni icyambere. Ndi kukubwira ibintu bidashobora kugendana n'ubukire, bishobora kukubongamira mu iterambere ryawe. Umugabo ukunda ibi bintu ntashobora gukira. Umugore ukunda ibi bintu ntashobora gukira. Icyambere navuze yuko ku ruhande rw'abagabo navuze yuko niba ukunda abagore cyangwa abakobwa ntushobora gukira. Fata agakaramu gatukuye uhanagura ijambo gukira mu mutwe wawe, byibagirwe, ugiye gupfa ukenye. Niba uri umugore ntushobora kuba wakira mu gihe ukunda abahungu, kwipfubuza cyangwa abagabo, ntibishoboka. Icyo ni icyambere. Icya kabiri, inzoga. Uri umugore ukunda inzoga, uri umugabo ukunda inzoga, ntibishoboka. Inzoga ntibishoboka. Hari ukuntu abantu bajya mu tubari, akajya mu kabari akanywa inzoga, bamubaza bati iyi saha tuvugana uri hehe ubu ngubu, akaba adashobora kukubwira ngo turahana. Hari abajya mu kabari bakaba bashobora no kutibuka amafaranga y'inzoga bamaze kunywa. Serivera azana akora, we agenda akora abara mu mutwe amafaranga umuntu ari kunywera. Hanyuma babwira umugabo cyangwa umugore ngo umaze kunywa inzoga zingana na gutya na gutya, uwo muntu ntabyibuka. Ntabwo ati izo nzoga zose ni njye wazinyoye, nazinyoye gute se? Akabihakana, ntabyumve, ntiyibuka amacupa amaze kunywa. Niba ugeze aho ngaho ho kuba wanywa inzoga ukibagirwa naho uri, ukibagirwa n'inzoga umaze kunywera, ukaba wanibagirwa n'izina ryawe, ntushobora gukira. Ibyo byo byibagirwe. Inzoga ntabwo zatuma utera imbere. Ubundi inzoga kuzinywa nta kibazo, ahubwo inzoga kuzinywa muri ubu buryo. Hari abanywa inzoga bakibagirwa ibyo gukora. Hari abanywa inzoga ibyo bateguye gukora bakabyibagirwa. Hari abanywa inzoga ibyo bagakombye kuba biri kubinjiriza bakabihagarika. Ntushobora gukira rero ubifatanya n'inzoga. Ubwo wafashe ahari kuzagiterambere uhasimbuza inzoga, byasimburanye muri make. Wafashe ahagomba kugiterambere ufata inzoga aba ari byo uzisimbuza. Ubwo rero gukira byibagirwe. Icya kabiri ni inzoga. Mugabo niba ukunda inzoga, uri umucuruzi, ufite akazi runaka, niba ukunda inzoga ntushobora gukira. Aba bantu bose mureba bakize, aba basaza mubona bafite amafaranga, bafite amakampani, bafite inganda, bafite byose, umwanya wabo bawumara bari guhamagara kuri telefone. Hano umugeze he? Dar es Salaam ku cyambu mwahageze? Ibintu byacu bya Mombasa byahageze ku cyambu? Bigeze he? Ijoro ryose bakarara bari kuri telefone. Igicuku cyose kikarinda gica, ijoro ryose rigaca bari ku matelefone babazaho ibintu byabo bigeze. Nibwo buzima biberamo. Ariko wowe niba uri mu buzima bwo guhangana na hangover,
bwo guhangana no kuruka inzoga waraye unyoye, no guhangana kwivura ibikomere baraye bagukubise nijoro, waraye mu tubyiniro mu tubari bagukubise bakumenya umutwe, uri ujya ku bitaro, uri guta umwanya ujya kwiyondora, aho utafashe umwanya uri gushaka ibyatuma business yawe cyangwa se akazi kawe kagenda neza, uri kurwana no kuba wakemura hangover, ikibazo cya hangover cyangwa se kwivuza bitewe ku bibazo byaturutse ku nzoga, ntushobora gukira rero, byibagirwa. Icyo ni cya kabiri. Icya gatatu, umuntu wese uba ushaka kwemeza abandi. Hari abantu babaho bibereye mu buzima bwo kwibonekezwa, gushaka guhangana na kwiyemera, kwibonekezwa cyangwa se gushaka kwemeza abantu, cyangwa se ishari. Ukumva umuntu yaguze imodoka, kubera ko yaguze imodoka nawe ukavuga uti reka nyigure. Babyita guhangana, competition, gushaka kwemeza abantu. Umuntu yaguze imodoka, nanjye reka nyigure. Mu by'ukuri amafaranga nakagombye kumugurira imodoka niri nari yapangiye kuyagura yenda ikibanza, plot. Nabonye umuntu yambaye inkweto nziza, reka nanjye nyigure. Nabonye umuntu yambaye ishati nziza, reka nanjye nyigure. Nabonye umuntu yagiye muri hoteli nziza, reka nanjye ngiyeyo, mfite amafaranga ndi umucuruzi. Ukaba wibereye muri ubwo buzima, ukaba ari uko uteye, uri umugore, uri umugabo, ukaba ukunda gushaka kwemeza abantu. Ntibishoboka. Ntushobora gukira byibagirwa. Fata ikaramu itukura unyuzemo akarongo, ijambo ku bukire byibagirwa. Niba ubaho ushaka kwemeza abantu, ntushobora gukira. Icyambere, abantu ntuzigera ubemeza. Kuri iyi si ntabwo uzigera uza ku mwanya wa mbere mu bafite byose. Ntabwo hazabura umuntu ufite icyo akurusha. Rero niba uriho ushaka kwemeza abantu, ntushobora gukira. Icyo ni icya gatatu. Icya kane, kubaho, gukunda cyangwa se kubaho ubuzima bworoshe. Mugabo, mugore, abantu bakunda kubaho mu buzima bworoshe ntibashobora gukira. Ntushobora gukira ukunda ubuzima bworoshe. Kuba mu buzima bworoshe ndi kubivuga gutya mukumva ari ijambo rito, ariko ni ikintu kinini. Abantu benshi hari abakunda kuhabwa cyangwa se kubona amafaranga y'ubusa. Mujya mubona mu mabeting, ugasanga abantu babyukiye mu mabeting, bari ku betingira amapari, ngo ndashaka ku betingira Barca na Real Madrid, ndashaka ku betingira Barca na Arsenal. Umunsi wose ugashira, ukwezi, umwaka, akaba ari ibyo ngibyo. Akaba azi ko na betinga kuri Arsenal na Barca ari burye miliyoni. Uko no gukunda ubuzima bworoshe. Gukunda ubuzima bworoshe. Hariho n'abahitamo kujya kwigurisha, ugasanga ni umugore agiye kwigurisha kugira ngo abone amafaranga aje vuba. Ariko mu by'ukuri impamvu udashobora gukira, iby'ubuserega biravuna, iby'ubusa bipfa ubusa. Iyo ubonye ibintu bije bitakuvunye, uba ufite amahirwe yuko byagenda nanone vuba. Amafaranga aje atakuvunye nanone, amafaranga ubonye utabizi icyuya anagenda vuba, kuko no mu gitondo ubuzi ko uri bwongere kuyabona. Umva ko ubwo buzima ari buririrwamo. Niba ubonye amafaranga aje vuba vuba uyu munsi atakuvunye, uba utekereza ko no mu gitondo urongera ukayabona. Birumvikana, byo ni ibintu byumvikana. Ibintu by'ubusa bigomba kugenda vuba nanone, kuko ntibyakuvunye. Ikintu cyakuvunye sinzi niba wagitakaza. Umuntu ukunda ubuzima bworoshe ntushobora gukira. Abantu bajya kwigurisha kugira ngo bakunde babone amafaranga aje vuba. Hazamo indwara, hazamo ibintu byinshi. Ayo mafaranga bari buguhe ntabwo ari bungane n'ibibazo ari buze kukuzanira. Ushobora kurwara indwara y'amafaranga yose wakoreye, ntazanakuvuze. Ibintu by'ubusa rwose bigenda vuba. Hari abantu bajya mu butinganyi, umugabo akemera rwose bakamurongora mu kibuno ndetse kugira ngo akunde abone amafaranga y'ubusa. Amafaranga y'ubusa agenda vuba. Rero niba ukunda ibintu, niba ukunda ubuzima bworoshe, ntushobora gukira. Fata agakaramu gatukura unyuzemo umurongo ku ijambo ry'ubukire, unyuzemo umurongo, ucishemo umurongo usibe, ntushobora gukira. Abantu bose mubona bakize
ntibaryama. Gukira ni ibitambo, gukira ni ugukora, gukira ni ukubyuka kare inkoko zitarabika ukajya mu kazi, ukaryama abandi bari mu nzozi za kabiri, abandi bamaze kurota nka gatatu, ukaryama abandi bagiye kubyuka, nabwo ukaryama iminota. Nta mukire uryama, nta mukire w'umunebwe uhari, nta mukire wabona ujenjetse w'umunebwe, nta mukire uba mu buzima bworoshye. Niba ushaka gukira, uri umucuruzi ufite akazi ukuraho amafaranga, uri umugore uri umugabo ukaba ushaka gukira, urugendo rw'ubukire ruragoye. Kugira ngo mbereke yuko gukira bigoye, fata muri karitsiye utuyemo. Utuye mu mujyi, reba karitsiye yose utuyemo. Utuye mu cyaro, reba umudugudu wose wanyu, umbwire abantu bakize ni bangahe. Nusanga barenze 10 baraba ari benshi. Umudugudu utuyemo urimo ibihumbi 10 by'abantu, karitsiye utuyemo irimo ibihumbi 50 by'abantu bayituyemo, ariko abakire ntibarenze 10, ntibarenze 20. Icyo nicyo cyerekana yuko gukira bitoroshe. Ntabwo wakira rero mu gitondo uje utazi n'icyo ushaka, ubona ibintu biza ugahita ugenda utazi niyo bigiye ukabikurikira, ubona ibintu binyura ahangaha nawe ugahita uhanyura, utazi niyo bigiye, utazi n'impamvu bigenda, uri mbona bihita ngo urashaka gukira. Ntibishoboka. Amafaranga uri kuyabona mu gitondo, bakubaza ngo amafaranga ari ugasa wayaririye, wayanyoreye, wayariye, wayatsembye, wayamaze, ngo urashaka gukira. Wakira ute utazi no kuzigama duke? Duke ubonye ntawe uzi kutubika, duke ubonye ntawe uzi kudukoresha ngo tubyarande. Wakira gute? Ntibishoboka. 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 Ubukire buragoye. Abakire ni bangahe ku isi? Ni mbarwa. Ijambo gukira rero ni ijambo rikomeye, nubwo abantu bose baryumva ko nk'ijambo ritoya. Hari umuntu rero ubona yishuye inzu y'ibihumbi 100, akabona yariye imvange, akabona yaguze ishati, akabona yaguze telefone nziza, akabona yishuye mituweli, ngo nanjye narakize. Najyanye abana ku ishuri, nishuye abana minerivare, ngo narakize. Reka da, ntabwo aribwo bukire ndi kuvuga. Ubukire ni cyagiye bavuga ngo top 10 richest. Abakiri 10 mu gihugu, abakire 20 mu gihugu, abantu bafite inganda ukazamo, ubwo nibwo bukire mvuga. Ntabwo ni kuvuga bwa bukire rero umuntu ashobora kuba yaguze moto, aba no mu nzu y'ibihumbi 200 akodesha, ngo ni umukire. Ntabwo ari bwo bukire ndi kuvuga. Ntabwo ari bwo bukire ndi kuvuga. Gukira cyagiye umuntu agera ku rwego rw'inganda, cyagiye umuntu agera akabona akagira company, cyagiye agera ugasanga afite abakozi benshi, ugasanga afite abakozi bamukonda, afite abo bita marketing manager, afite abakashi, afite abakozi bakontorora imari, afite abashinzwe kwamamaza, afite abakozi bashinzwe kumushakira amasoko, afite abakozi bagiye batandukanye. Nibyo ngibyo ndi kuvuga. Ntabwo ndi kuvuga imishinga mito y'abana, ntabwo ariyo ndi kuvuga. Gukira ni ijambo rigoye kuryumva, muraryumva ariko ntabwo igisobanuro muri mwacya, ntabwo mwari mwabyakira. Igisobanuro ni kinini. Ntabwo ushobora gukira ugikunda ibi bintu rwose. Uri kubyuka saa 2, saa 3, saa 4 ntushaka gukira. Nta nubwo unazi nicyo wakora kugira ngo amafaranga ufite yunguka, agende yunguka, ntushaka gukira. Ntibishoboka. Ngeze ku mwanya wa 5 rero ntatinze. Ku mwanya wa 5 turasanga ikintu bita kuba ahantu hatakwigisha ubwenge. Iki kintu reka ntumvikanishe neza. Ushobora kuba wibereye ahantu nta bibazo ufite, yenda ni mu nzu za papa wawe, za mama wawe. Kuba ahantu hatakwigisha ubwenge ni hahandi ubaho nta stress, nta bibazo, bese ibintu bikorohera, ubuzima bukorohera. Kuba ahantu hakwigisha ubwenge rero ni hehe? Waba ahantu hakwigisha ubwenge gute? Mujya mwumva abantu bagenda mu mahanga kujya gushaka ubuzima. Ntabwo ndirirwa njya kure. Reka ntanga urugero. Ngewe iyi video ndi kwikora ndi mu mujyi wa Rusaka, ndi mu gihugu cya Zambia, niho nicaye ubu ngubu. Abantu babaye muri iki gihugu, abanyarwanda babaye muri iki gihugu cyangwa bari muri iki gihugu, bo barahita babyumva vuba.
kuva mu gitondo kugeza ku mugoroba saa 12. Umwana w'umuhungu bari kunyonga igare, ari kunyonga igare kuva mu gitondo akibyuka, nta nubwo arakaraba mu maso, wabyuka agenda byo akaraba agarutse avuye gushaka ibyo acuruza. Ntabwo azi ibye, ngo ntazi kuvuga ngo imbeho irahari, ntazi kuvuga ngo imvura iri kugwa, ntazi kuvuga ngo ni ku cyumweru, ntabyo azi. Icyazi ni ukubyuka ajya gushaka ibyo acuruza. Umuntu uri aha ngaha muri iki gihugu cya Zambia ari kunyonga igare umunsi wose, ari kunyonga igare kuva mu gitondo, ari muri ibi ahanyuze hose batera amabuye ati ikinyamahanga umva ibyaha ngaha nta wabikubwira, watangara. Kuva mu gitondo kugeza ku mugoroba, isengeri yamubiriyeho icyuya, isengeri yamucikiyeho, ari mu kazi. Urambwira ngo amafaranga ari kubona yayapfusha ubusa? Mbwira, ayo mafaranga ari kubona yayapfusha ubusa? Hari aho bayapfusha ubusa ariko ni bake. Ikintu cyakuvunye rero ntabwo kigucika. 90% ikintu cyakuvunye urakigumana, kuko ubuzi neza yuko ejo utongera kukibona. Niyo mpamvu rero mubwira ngo kuba hano hakwigisha ubwenge bikongerera amahirwe yo kuba watera imbere. Amafaranga ubonye ubu uzi uburyo wayabika cyangwa se wayazigama, akazagenda yiyongera, ukazayagura ikintu gifite akamaro. Umuhungu uri aha ngaha uri kunyonga igare, sinzi niba amafaranga ye yapfusha ubusa. Murangiza kunyandikira muri comment mumbwire niba amafaranga yanyu yapfusha ubusa. Umuhungu waryamye amasahane ku munsi, akaryama ari gutekereza uburyo ari bubyuke mu gitondo akajya kurangura, wambwira ngo amafaranga yazayapfusha ubusa? Ntabwo mbizi. Kuba hano bakwigisha ubwenge rero ni byiza, ni ngombwa. Abantu bari kuva hano muri Afurika bakajya ngo muri za Qatar, muri za Oman, mu bihugu by'Abarabu, kwirirwa bafura imyenda, batekera Abarabu, babakoropera, byose amatuwarete, byose bakugura imihanda. Wambwira ngo amafaranga yabo azabapfira ubusa? Ntabwo mwifurije ngo ujye gukorerayo, ngo kugira ngo hano bakwigisha ubwenge. Sorry. Ibi mbivuze kugira ngo mbabwire yuko umuntu wese uri ahantu kondisiyo imugoye, ubona amafaranga akugoye, ubona amafaranga wagize gutya yakuvunye, ntabwo akunda kugenda mu mafaranga. Bitandukanye na wa muntu ubona amafaranga ari uko yenda yigurishije, ari uko yibye. Ayo mafaranga gupfira ubusa. Abantu bakunda ubuzima bworoshye, ugasanga bakoze umutwe w'insoresore muri quartier runaka, saa 7 za nijoro bakora ikintu bita bariyeri, bagatangira abantu. Wahanyura ufite telefone, wahanyura ufite inkweto, wahanyura ufite ishati nziza, ufite isaha nziza, icyo ufite cyose, n'ubwo wambaye umukufi, ubarwa amafaranga, barawukwaka, ugasanga nibyo bikundira ubuzima bworoshye. Ntibashobora gukira abo ngabo, ntibashobora gukira. Ijambo gukira, fata agakaramu nanone gatukura unyuzemo umurongo, ntushobora gukira. Ijambo gukira, nababajije ni iwanyu muri quartier aho mutuye, niba mutuye muri abantu 20,000, hakizemo bangahe? Ijambo gukira ntabwo ari ijambo ryoroshye, ntibyoroshye, byibagirwe. Niba ukunda ibi bintu ntushobora gukira. Reka nsoreze ku mwanya wa 6 ku cyanyuma. Icyanyuma ni iki ngiki: gukunda itabi, gukunda ibiyobyabwenge. Iki kintu yagisobanura muri ubu buryo: drugs, amadrog, ibiyobyabwenge. Harimo izo za mugo, harimo urwo rumogi, harimo amakokayine, harimo bya biyobyabwenge bikomeye, hari ibyo bitera mu maraso, hari ibiyobyabwenge rwose, hari ibiyobyabwenge ubundi iryo jambo rirumvikana. Iryo jambo ni ukuyobya ubwenge. Ubwenge bwayobye, bwagiye. Kandi gukira ni ukuzana ubwenge, ni ugushyira ubwenge ku murongo. None se wakiruto nta bwenge ufite, ubwenge bwagiye nyine. None se niba uri gukora ikintu kizana ubwenge kandi ubwenge ntabwo, ubwo se urumva uri bukire gute? Ubwenge bwamaze kugenda, ubwo rero gukira byagiye, byarangiye, ntabwo ugikize, upfuye ukennye. Ntibishoboka rero ko wakira ugendera mu nzira z'ibiyobyabwenge, drugs, ibiyobyabwenge rwose. Usibye n'ibiyobyabwenge,
nubwo yenda waba drug dealer, umucuruzi w'ibiyobyabwenge, ariko ingaruka nizo nyinshi. Usibye no kubinywa no kubicuruza ariyo business ukora, urakena kuko uzahangana n'inzego zishinzwe umutekano. Polisi ntuzayikira, uzayihisha hese, bazagufata bagufunge. Ukubite imyaka 10 uzaba ugikize gute? Iyo myaka 10 cyangwa 20 bazakujyana muri gereza, nuramukuje uzongera utangire wongere ujye mu rugendo rw'ubukire. Igihe kiri kugenda kandi gukira ni time, ni igihe. No time, no money, no time. Time is money. Kuvuga ngo niba umwanya upfushije ubusa, ubukire nabwo buri kugenda bugenda, buri kubupfusha ubusa. Iki kiganiro navuga ngo umugabo ukunda ibi bintu ntashobora gukira. Ibintu 6 nibyo gusa mvuze. Navuze abagore n'abakobwa. Ubwo ni ku ruhande rw'abagabo. Niba ukunda nyashi rwose byibagire. Ndabikubwiye, niba ukunda ngo ateye nk'igisabo, yego ndakumva kamere y'umugabo. Nibanze ku mugabo kuko nyine ngenda umugabo kugira ngo nivugeho cyane kuko ningiye wize. Kamere y'umugabo ubundi muri make Imana irema ibinyabuzima, yaremye ikigabo n'ikigore. Haba mu matungo, haba mu nyamaswa, haba ku bantu, haba no ku bimera. Akamaro k'ikinyabuzima cy'ikigabo ni ukororoka, ni ukubangurira. Kuvuga ngo inkoko yo akazi kayo Imana yiremeye ni ugushonda izindi kugira ngo havuke izindi, haboneke izindi. Ihene ni ukwimya izindi kugira ngo haboneke izindi hene. Nibyo kimwe no ku mugabo. Yenda abantu babyumve neza, biologically umugabo yaremewe kororoka. Niyo mpamvu buriya ufasha abagore ufashe nk'abagabo 100 ukabashira hamwe, ukabazanira umugore umwe ufite nyashi, umugore umwe ufatika. Wa mugore tuvuga ngo uyu mugore rwose ni umugore, ukamunyuza ahangaha imbere kuri babagabo. Abagabo badashobora gukebwa ngo bamurebe. Ni nka 5 mu bagabo 100, ni nka 5. Nabwo bari abo 5 basige ni babandi afite ama stress yo kuvuga ngo turishura inzu, ngo turarya iki, ngo umwana kwishuri bari kumamaga ngo minerval. Nibo badashobora gukebuka. Abo muri kamere y'umugabo ko Imana yamuremeye kwita ku gitsina gore, ku cyo kororoka. Ntabwo naba gaya. Ariko nanone usibye n'abagabo, nanjye reka nivuge, hari ukuntu nanjye nyura wenda mbona nk'umwana w'umukobwa cyangwa se umugore, nkabona ukuntu nanjye nkumva ngiye muri mudo. Birashoboka. Ariko nanone ntabwo njya nibagirwa yuko muri Bibiliya nabwo bavuga yuko ngo ntukifuze umugore wundi. Icyo nicyo kintu gita kimpagarika. Iryo tegeko ndarizi yuko batubuza kurarikira umugore wundi. Usibye n'ibyo, ndabizi neza yuko ahise igeze indwara zarateye. Ibibazo ni byinshi kujya mu nibyo bikambuza. Cyangwa se nanone kuba naramenyeje ihame rivuga ngo ntushobora gukunda ibi bintu ngukire. Nkaba nzi neza ko nimba ndakunda igitsina gore birahita bimbaningira amahirwe yo gukira. Kuba naramaze kumenya iyi principle ntabwo naba nkibakunze, ntibishoboka. Ubwo nahise ku bagore nshiramo umurongo utukura, narahagaritse. Ntabwo umugore uko yabasa kose ubu ngubu nareba. Ibibazo ni byinshi, ibirwara, kubura ubukire, gutumwanya nyine. Nose wajya mu bagore ntusura tumwanya se, aho utagiye gukora wibereye mu bagore. Kandi igihe ni amafaranga. Bikumvikana ariko muri iki kiganiro navuze yuko ibintu 5 bishobora gutuma umuntu atakira, umugabo cyangwa umugore: inzoga, abagore, kuba ahantu atakwigisha ubwenge, kuba mu buzima bworoshe, gukunda ibintu byo guhangana, kwibonekeza, kwiyemera, itabi. Ibyo bintu byose bizakubaningira amahirwe yo kuba wakira. Ibyo ngibyo ni ibintu nkubwiye. Ubunebwe, umukene ahora ari umunebwe. Umukire ni hard worker, ni umukozi, ni munyakazi, ni umuntu uryama amasaha abandi bataryama. Ndaryama amasaha 2, nkora amasaha 22. Ndabyuka amasaha abandi batari bubyukireho. Cyajya abandi bari kwishimisha, ngende abandi mu kazi. Urumva ko aho bitandukaniye. Rero ntushobora na rimwe kuzagera ku bukire ugikunda ibi bintu rwose niko bimeze.
ntushobora kubifatanya no gushaka ubukire ngo bishoboke. Ibi nibyo muri make umuntu yavuga. Hariho n'ibindi yenda twakugenda tudevelopa, buri gaka twagenda tukadevelopa. Ariko ibi ni iby'ibanze. Urebye abantu bose bari bafite amabizinesi, bari bafite ibyo bakora, bakaba barasubiye inyuma cyangwa se barahombye. Ibi ngibi mvuze biri ku mwanya wa mbere. Ibi nibyo by'ibanze: inzoga, abagore, itabi, ibiyobyabwenge, kuba ahantu ukunda ubuzima bworoshye, ibintu nk'ibyo ngibyo. Aho utagiye ku kazi wibereye kuryosha, ukunda ubuzima bworoshye, ukunda iby'ubusa, kumva yuko amafaranga azizana cyangwa se uzayatoragura cyangwa se uziba abantu. Kwiyemera, guhangana, gushaka kwereka abantu ko ukize, ibyo ngibyo rwose bizagusubiza inyuma. Niba ubikunda rero, niba ari kuteye mugabo, niba ukunda ibi bintu, ntushobora gukira. Ugiye gupfa ukenye, urapfuye ukenye, upfuye ukenye. Fata agakaramu gatukura, ni mu mutwe wawe ijambo gukira. Ufata agakaramu gatukura unyuzemo umurongo, ntushobora gukira. Ntushobora gukira ukunda ibi bintu. Ikiganiro cyanjye rero cy'uyu munsi cyavugaga ngo umugabo cyangwa se umugore ukunda ibi bintu ntashobora gukira. Ndagira ngo nkubwire yuko ijambo ubukire, abantu batazi igisobanuro cy'ijambo ubukire, ni ijambo rinini cyane. Kuri developa byagufata amasaha, kurisobanura byagufata amasaha. Nababwiye yuko kugira ngo ubone yuko gukira bigoye, fata abantu muturanye umbwira abakire ni bangahe, abakene ni bangahe. Nusanga umubare mwinshi uri uw'abakize, umenye yuko gukira byoroshye. Nusanga umubare munini muto ari uw'abantu bakize, umenye yuko gukira ari ibintu bigoye. Iki kiganiro nakirangiriza ahangaha kuko ibyo mvuze ndatekereza ko byose byumvikana, kandi iki ni ikiganiro wakagombye kuba wafatira umwanya ukacyumva, cyane cyane urubyiruko. Nta bandi bafite amahirwe yo kuba bazamuka bakaba abamiliyoneri, bakaba abantu bakize usibye urubyiruko. Abantu bageze mu myaka 70 bari kubyina bavamo, ariko mwe muri myaka 20 n'ingahe muracyafite amahirwe, mwakoresha ayo mahirwe. Ikiganiro rero reka nyirekera ahangaha, nkirangiriza ahangaha. Ibiganiro biracyaza, ni byinshi. Ndacyari ahangaha, ndacyafite byinshi byo kunyuza kuri channel. Ibiganiro nk'ibi ngibi rwose biracyahari byinshi. Ndatekereza yuko niba ukunda ibiganiro byacu uzabibona ku bwinshi.